nkabona n'umuntu ngo nzamuhindura umuntu ubimenye nyakuze ni gute ujya kumuhindura ntabwo nyine byumva rero nyine niyo mpamvu ugomba kujya muri relationship ikintu ntabwo abantu n'umuntu wabonye character ze ukavuga ko nyine zihuye n'izawe. Alright, and it's Fred at the table, and this is the table, and we're on the table arrive. I am with hosting the beautiful one, she's the one. Hello. Hi. How are you? I'm good. You're beautiful. Thank you. And it's Fred. Briella, wasa neza man. Merci. Alright, turi muri the table arrive, and dukunda kuganira n'urubyiruko cyane cyane. Briella, iyo uvuze Briella ni umuntu ukimuzi musanzwe, ni umuntu wenda umuntu umuhuye mutaziranye yamenya ko uri umuntu umeze gute? Tutaziranye, Briella ni umuntu uri kind, ni umuntu ukunda gufasha, ni umuntu ukunda kugira kumenya nyine ibintu biri beyond, kumenya ibyo abantu ubyo ubona bigoye. I like to go beyond the limits. Yeah. All right. Uri umuntu ukunda kugira inshuti nyinshi cyane cyangwa? Cyane. Ari inshuti z'abakobwa n'abahungu n'iki nizi? Z'abakobwa. Kubera iki? Kuko nyine nibo nisanzuramo cyane. Abahungu ntabwo. Oya nabo twisanzura ariko abakobwa nibo nisanzuraho cyane nyine nkirekura. All right. Briella, noneho tujye wenda like some stories. Urebye wenda nko muri primary akiri mutoya n'ubu ngubu bitandukanye hehe muri make? Navuga kera ndi muri primary uko natekerezaga ubu ngubu ntabwo ariko nyitekereza ibyo nabonaga ko ari byo nzaba cyangwa ibyo nzageraho uyu ukuze ugenda ubona bihinduka ukabona ko nyine kera watekerezaga nk'abana ariko ubu ngubu utekereza nk'umuntu mukuru. Ibyo watekerezaga ko like uzaba umeze wabigezeho? Oya hari ibyo ubwo naretse ko kuvuga ngo nzakora nk'umuganga uko ukuze ukabona ugiye nko kwiga isomo ritarihe n'iry'abaganga ugakuvuga ngo nziga chemistry bikarangira wize geography. Rero nyine utekereza kera ibyo umuntu aba atekereza iyo akuze uko kugenda akura niko intekerezo zaguka cyangwa zikaguka ugasanga uvuye muri domaine watekerezaga ko ari byo uzakora. Abantu benshi twari tuvuga ati wenda tuzaba abapilote, tuzaba abaganga, tuzatwara ibiki byose. Wavuga ngo uzane? Nzaba umuganga nkavura, mbese nkaba umuganga ukomeye cyane. Byagenze gute noneho kugira ngo iyo story yawe ibe hidden? Ukuvuga ngo wenda izo ntego zawe? Ndi gukura nisanze nkunda history cyane, nkunda ibintu bya geography, economics, rero bigenda bihinduka. Nsanga nshaka kwinjira mu bintu bya entrepreneurship, nshaka kuba business woman. So ubu ngubu nibyo ndi kwiga muri university, ndi kwiga international business. So urumva ko nyine byabaye gutya ntabwo byagoranye cyane ntabwo bihuriye n'ibyo nifuzaga kuzaba. Hari udusitari wibuka cyane nko muri primary wibuka ukavuga ati akantu nakoze kari challenging, kari gasekeje, kari fun? Hari utuntu twinshi twagiye dukora wenda tukiri abana avuga ati aka kantu kari kameze ukuntu. Hari ako wibuka ukavuga ati aka kantu byagenze gutya na gutya gasekeje wakoze? Kera hari ahantu twari turi kwa grandma, noneho nyine turi gukina kuko niba mwaraje mu mavakanse mwagiye nyine mugabura muri abana benshi. Noneho umunsi umwe hari ibintu twari turi gukina nyine by'abana, noneho mfata amavuta y'inka ndagenda ndayakoroga, ngenda kuko kundi baba uri mama, ndayakoroga nshyiramo amazi menshi narimo abana bose ndabaha, ubundi maze baranywa ibaze kunywa amavuta y'inka. Rero nyine iyo mbyibutse ndaseka, nyine biba bisekeje nyine ibintu kera uba warakoze n'umwana iyo ubyibutse ubu ngubu bigenda bivuga. Noneho kera nakundaga na karate, nkajya ndeba ziriya filime za kera ukavuga ati mva njya kwiga karate kera nkiri muto, navayo nkaza mbwira abantu bose ati ntihagire umenyera abakubita. Ubu ngubu bibaye ngombwa ko ujya muri cyangwa bibaye ngombwa ko bakushyira muri iyo mikino wenda ya karate wayijoyininga?
ubu ngubu wapi nyine ako icyo gihe kera narabikundaga narayijoyininze ariko nibyo nakubwiraga iyo ukuze ugenda uhinduka noneho tugeze muri secondary noneho wumva ubaye mukuru ho gatoya hari ikintu gihindutse noneho waranzwe n'iki nyine ni utuye noneho twagiye tukuranga dutandukanye two muri primary uko nagendaga nkura nk'ibyo bya karate nari kaboyi ukuntu ndi kaboyi nambara nk'abahungu ntwara amagare nkora iki mbese ariko ngeze secondary nahise njya mu kigo cy'abakobwa gusa noneho ukumva nyine ubwo buzima uri kaboyi kuko ujya muri fawe uri umukobwa urumva nyine it was very challenging at the same time I learned how to be a girl nyine ningumye ndi muhungu wa mukaboyi umwe uyoboye abakobwa umwe uvuga ati nagukubita icyo mbwira rero bigenda bihinduka so nangira kuba umukobwa noneho wanyawe urumva nyine it was kind of challenging ako nyine byagiye bigenda neza kandi nisanze nyine umukobwa mwiza nta mpamvu yo kuba umuhungu ubu proud y'uwo mukobwa very proud noneho reka wenda tugere wenda urumva ugeze muri university urumva muri secondary uburebwa n'ababyeyi cyane urumva noneho ugeze muri university at least nyine uraskipinga uvuga ati noneho nigiye kwireba ahure noneho hari njye wigenga ukuntu noneho ubitwara gute kuvuga ati I'm the one ninjye uri manager wanjye ubijyana gute iyo urebeye nk'ubuzima bwo muri university nk'ubu turi muri university rero nyine ikintu cyiza ni ukuntu uba wararezwe nyine ababyeyi bagiye bakwereka ibibi bakakubwira ati iyi niyo nzira bakakubwira ati inzira ya nyayo ni n'ibi birahari ariko unyuze muri uyu murongo nibyo byabasaba rero nyine nakuze mfite ababyeyi bari strict bakambwira ati ibi n'ibi ibi ugomba kubigenza gutya ugomba kunyura muri uyu murongo plus nyine n'agakiza buriya karafasha Christian rero nyine umenya ko nyine nubwo wikontorora ugomba kugira limit nubwo uri umukobwa wiga muri universite ariko nyine ugomba kugira ibyo ukora biranga umuntu ukijijwe cyangwa ibyo ababyeyi bawe bakwigishije ntujye gutoragura imico y'ahandi ngo ugende uyikurikize ahubwo ugumye muri wa murongo iwanyu bakubwiye cyangwa umurongo w'umuntu ukijijwe rero biramfasha cyane that's nice noneho ni cyo kintu kijya kikugora noneho muri university uvuga ati this is because nyine nageze ahantu wenda muri diversity itandukanye ni cyo kintu kijya kikugora iyo wirebye navuga ko cyangoraga ariko I'm coping with it imbere nyine nyigera aho niga ku kigo nyine kirimo abantu benshi b'abanyamahanga it's a community irimo different countries, different people, different culture. Rero to cope up with this, kuko hari n'abana bati ubise nibi, use uyameza ati, like ibintu nibyo nyine ukareba aho uri kujudging, ariko nyine byageza birahinduka. Nisanga ko I'm learning to be in that kind of situation, in that kind of environment. Kandi it really teach you ibintu byinshi, kumenya culture z'abantu, wagera ngo ukabona abantu baravibinga gutya ukumva ko it's okay, wagera ukumva nyine ibintu bimeze gutya ukamenya nyine ko ugomba kuba buri kintu ko iseza higeze ukamenya uko witwaramo. And then uri umuntu wizerera mu rukundo kugira umupartner kuba muri relationship. Yego. Hari igihe wigeze kujyamo ntabwo tukubaza ngo ubu ngubu ururimo. Yego. And then noneho ni cyo kintu kijya gituma wenda ukomeza kuba mu rukundo and then ugastayinga kuruta abandi. Hari abantu benshi tubona bajya mu rukundo then bikanga ejo bikagenda gutya wenda wowe nimara mu kwezi cyangwa imyaka runaka. Ni iki kigufasha kugira ngo wenda wabwira n'abandi wenda bari kutureba ku buryo wenda nabo bashobora gukoresha iyo nama runaka? Ikintu navuga ukuntu byumva nyine ni to be in a relationship, ukumva ko communication yanyu ari nziza. You have to communicate with your partner. Nyine ukumva ko nyine ibintu byose atari competition muri ahubwo muri relationship. Ikindi nyine I believe nk'uko nabikubwiye Christian, I believe ko
like relationship irimo nyine character zose iz'Imana ibishaka, it's going to be awesome. Rero the communication with your partner, kandi ikindi ukaba open, mwese mukaba open mukamenyana, birabafasha cyane. Hari ikintu ujya ugira gishobora kuba cyarakubabaje like muri your relationships wagize? Hari umushyitsi wawe noneho ushobora kuba ufite wenda wakugisha nk'inama ukavuga ati you are my friend, ibi ngibi byagenze gutya na gutya, icyo kintu ukagisigira kuvuga ati hari ikintu uyu muntu bamukoreye ikintu, hari icyo ufite bashobora kuba baramukoreye kikamubabaza? Of course ntabwo cyabura in this generation nyine kuba loyal, usanga nyine abatari loyal nyine abantu benshi. Ikindi nyine kuba muri relationship wenda umuntu agashaka kuguhindura, like hari uko wari umeze ariko niba mugiye muri relationship ugasanga ari kukubwira ngo you have to be like this, you have to be this kind of a person, mbabona nyine atari byo. Ntabwo navuga ngo urukundo niba nkundana n'umuntu ngo nzamuhindura, umuntu ubimenye nyakuze ni gute ujya kumuhindura? Ntabwo nyine byumva. Rero nyine niyo mpamvu ugomba kujya muri relationship, ikintu ntabyo abantu n'umuntu wabonye character ze ukavuga ko nyine zihuye n'izawe. Apana avuga ngo uyu muntu ndamukanye nzamuhindura iki? Ntabwo wamuhindura. Uretse ko sinzi niba bajya wenda njye niko mbyumva, wenda hari n'abajya bahinduka ariko nyine ntabwo ubona gushobora gukunda umuntu ngo umuhindure cyangwa wamuhindure? Njye ntabwo yampindura. Wowe wamuhindura? Okay. Ntabwo yampindura kandi nanjye mba numva namuhindura, ahubwo aho kugira ngo umuhindure nakwiga nyine uko ameze no kubana nawe nkamwihanganira, kuko ni gake abantu bahinduka. Bivuga ngo umwana noneho gukunda umuntu hanyuma ugasanga hari umuco we utakunze, of course wamukunze uko agaragara, okay, uko ameze ibiki, ariko ugasanga wenda tuvuge wenda usanze wenda okay akina football kandi ntabikunda abantu bakina football, hanyuma bikaba ngombwa ko nyine mukundana kandi icyo kintu ukagikura, birashoboka ko wamuhindura? Hari ibintu ubona wahindura ku muntu ariko hari n'ibitahinduka. Wenda nk'umuntu ukunda football ntabwo ibyo ngibyo ari ibintu wajya kumukuraho nta kintu kibi kibirimo. Atuvuge wenda aranga smoking, okay simbizi, cyangwa akora ibindi bintu nyine nakunda, mbonye bitahinduka, hari ibintu bitahinduka uramureka. Niba umukunda gute ariko nimba uzi ko iki kintu kikubangamira, you have to go like kubukunda your own peace of mind. Nyine ukiha amahoro, uzabona undi muhuje by'umuri byose, cyangwa nutanamubona. Still relationships hari characters z'umuntu nk'eshanu ushobora kuvuga ati uyu muntu Fred ameze gutya, afite iki ngiki, nibura nk'ibintu bitanu ushobora kuranga umusore wawe ushobora gukunda. Hari nka bitanu by'ingenzi ashobora kuba afite, ushobora kulistinga? Ni ibintu bitanu, wenda ntabwo navuga bitanu, wenda ni byinshi, ariko nyine ikintu nyine umuntu uba ufite vision, umuntu ufite vision, ufite intego, afite goals, kuko nyine akenshi hano hanze hari abana ubona nta ntego afite, nta hantu ashaka kuzagera, ukabona ko nyine nta kintu kizima mwagera nawe. Rero umuntu ufite vision, umuntu nyine ukijijwe, umuntu ukijijwe nyine byaba akarusho, nyine byanshimisha kurushaho, nyine umuntu wubaha Imana ye. Noneho umuntu nyine ukunda abantu, ufite that humor nyine yo gukunda abantu, like nyine uburyo wumva ko nyine iyo umuntu akunda abantu burya agukundira n'abana. Niyo muba mwashwanye bwata abana banjye ntabwo ubajyana, nta hantu uri bubajyane, ukumva ko nyine at any cost ntabwo azakureka, niyo yakureka mugasana azaba afite abo bana bazaba bari in the right hands. Rero umuntu ukunda abantu, ikindi ni ikida uri loyo, nubwo kuba loyo nyine nta n'ibintu, umuntu uri loyo, uri open, uba open kuri wowe. Ndumva ari nk'ibyo ngibyo, ntabwo byarenza bitatu. Wizera iyo akenshi abantu bavuze wenda ijambo depression, wenda nawe aho abashuti bawe cyangwa iki ukunda kubyumva cyane, uri umuntu wenda ushobora kuvuga ati depression ni iyi ngiyi imeze gutya na gutya, cyangwa se n'ukumva bavuga gusa depression uba wumva ibaho? Hari nk'umushuti wawe, wowe ntabwo twakubaza of course, hari nk'umushuti wawe wenda ushobora kuvuga ati hari inshuti yanjye cyangwa se hari umuvandimwe ushobora kuba waragize depression,
byagenze gutya na gutya kugira wenda abantu bari kutureba wenda basobanukirwe kubera ko we do think uburyo umuntu ashobora gusobanukirwa ibyo bitekerezo biba biri social abantu bose bakora nabyo. Hari nk'umushuti wawe ushobora kuba wenda waragize depression runaka imeze gutya waba uzi? Inshuti zanjye niba nta muntu wagize depression ariko hari abantu nzi bazigira apana mu nshuti zanjye. Rero depression ni ibintu biri kubaho ngubu cyane cyane mu rubyiruko kandi nyine ntabwo ari ibintu nyine ni ibintu bije vuba sinzi kera ntabwo byabagaho ni inzaduka mugari wawe ntabwo kera byabagaho nyine dukura ntabwo ujya wumva ngo umuntu kereka niba byari bifite ibindi zina tutazi ndakuze cyane ndakuze urumva ariko nyine depression ibaho ugasanga abantu biyahuye ugasanga barwaye bibaho. Noneho utekereza ko ubwawe ari nk'iki gishobora gutera umuntu depression ku ruhare rwawe uko ubyumva? Biterwa na family. Hari igihe ufite wenda tuvuge nk'umuryango utameze ukuntu ibibazo byo mu muryango bigatuma baba depressed cyangwa se na relationship. Hari abantu njya numva nk'abasitari ngo yarwaye depression kubera ngo uyu n'uyu nyine ugasanga cyangwa na friendship apana na relationship. Friendship ugasanga nyine you put ibyo bintu bikunda kuba iyo ufite cyane cyane muri friendship na relationship umva ko bikunda kuba iyo wafashe wowe wese ugafata nk'ubuzima bwawe ukabiha nk'undi muntu ukabishyira mu biganza by'undi muntu uka-expecting ibintu byinshi in return ntugire icyo ubona nyine ukaba disappointed ugasanga nyine ugize iyo depression. So nyine ndumva ikintu cya mbere abantu bafite depression cyangwa bakunda kugira ibintu ni ukumva ko nyine you are worth it. Nyine wikunde kurusha uko wakunda umuntu uwo ari we wese. Don't try to impress anyone. Ahubwo wowe wiyiteho ukunda amahoro yawe nubona ikintu kitari icyawe ukiveho you take your own way. Nyine ntudependinge ku bandi bantu ufata ubuzima bwawe ngo ubushyire mu biganza by'undi muntu. Njye niko mbyumva. Wow, that's nice. Bibaye ngombwa noneho ko hari umuntu uko approachinga ni umukobwa reka dufate umusore arakwaprochinze then afite ikibazo cya relationship nuvuga ngo yagize depression nkuko wabisobanuriye ijyanye na relationship and then noneho hari first aid ikintu cya mbere ashobora kumukorera ako kanya ni iki? Ugiye kwakitinga nk'umuntu tuvuge twitewe na umujyanama w'ubuzima se jya therapy and then ugiye kwakitinga bakidatuye namwakira bikagenda gutya na gutya ku buryo umuntu uri hariya nyarashaka ava hano avuga ati uriya niwe nzajya kureba. Ubusengeye na umuntu ufite depression nanone hari ukuntu utamubwira ngo ugende umubwire ngo ibintu urimo si ibyo ngiki ahubwo you try to be kumuba hafi akumva ko atari wenyine na kwa kundi umuntu hari ikintu umuntu aba agira depression akakumva ko atari buve mu buriri nta kintu ari bukore nta hantu ari bujye ari bugume mu buriri gusa wowe ukagerageza nko kugenda ukamwaprochinga utanabimuteguje ukamubwira ati reka tujya ukatumushaka nyine ukamujyana ukamukura muri iyo comfort yo kuba ari wenyine kuko nabyo bituma atigumya gutekereza cyane ukamujyana nk'ahantu nyine hari abantu nabyo nyine birafasha akisanga nyine ari kuganira atakiri wenyine nyine ukamukorera utamubwiye byari inshuti niko nayikorera nkazajya amubwira nkamutunga nkamukorera ikintu nkamwereka ko ari wasiti nyine ari akunzwe n'iyo relationship yawe yapfuye yindi ariko twebwe duhari nyine ukahamubera niko nabigira. That's nice and twizeye ko n'byukuri izo nama azagira icyo azikora and then keeping on biramutse bibaye ngombwa noneho ko uhitamo ahantu ku isi uzibera ubuzima bwawe bwose waba hehe? Ahantu ku isi igihugu igihugu n'umujyi nimba nawe ufite mu mutwe wawe? Canada hari city Canada Toronto gutyo icyo gihugu ubundi icyo nkunda habanza u Rwanda Canada and then ni iki noneho gituma utekereza kuba wenda muri icyo gihugu uvuga ati the reason why byagenda gutya na gutya?
okay njyewe ikintu bimakundira ni abantu benshi bakunda za USA ariko mba numva Canada haba amahoro ntabwo njya numva ibintu bya racist cyangwa ibiki byinshi ngo kurasana ngo ba black n'ibi bla bla rero nyine nkunda ko haba hari ni igihugu gifite amahoro kandi cyakira abantu bakigana kandi hari opportunities nyinshi so nanjye nicyo nakuba najyamo uri umuntu ukurikira entertainment cyane gake gake yewe ndagerageza hari indirimbo ugira buri munsi za playlist yawe y'umunsi ukavuga ati iyo mbyutse iyi ndirimbo ndayumva bigenda gutya na gutya ukavuga ati izi nizo ndirimbo zanjye ntabwo ngira playlist ariko hari iyo njya marara nkayumva nk'ikintu cyose ubu ngubu hagezweho izi ubu ngubu hagiye ubu ngubu n'ibigezweho kuri wowe hari indirimbo ya ni hill song yitwa back to life ni ya Bete ntabwo nyuka abantu benshi bayita bitandukanye ariko yitwa back to life niyo nkunda ndayikunda cyane kubera iki harimo amagambo meza harimo amagambo meza nyine y'ihumure agarura umuntu hari utuvidewo twa challenge yayo ugasanga nk'umuntu nyine yarasmokingaga nyine yakoraga ibintu bibi gusmokinga ntabwo ari bibi ku bantu bamwe na bamwe ntibanyumve nabi ntabwo ari bibi ku bantu bamwe na bamwe ariko nyine ntabwo ndi kubajajinga njye nuko ari iki kintu kiri kunzamo mbere sinibamo ariko nyine ugasanga nyine yari ari mu bintu bitari byiza ariko nyine ugasanga nyine iyo ndirimbo ivuga ukuntu you brought me back to life nyine Imana yaramugaruye so nyine nicyo mpamvu nyikunda irimo message nziza. Wow, that's nice. Ujya ureba na movie? Movie urazireba cyane. Hari movie ibihe byose yawe ujya uvuga ati iyi movie imeze gutya like hagira na Titanic ya kera ndayikunda nayikunze cyane ntamuntu ni story yayo cyangwa nuko wenda wumvisha abantu benshi bara oya na story yayo ifite story nziza nyine ibabaje ariko nyine ni nziza imwe ya Jacques na Rose cyangwa nuko harimo urukundo cyane oya nagaruka harimo urukundo cyane ariko ni nziza okay noneho ngiye kubaza akantu kamwe and then you respond directly, okay? Okay, bibaye ngombwa ko ntabwo biri busabe gutekereza bibaye ngombwa ko wandika igitabo, okay? Igitabo gutya and then bikaba ngombwa ko icyo gitabo kijyaho cover, okay? Cover y'icyo gitabo, cover y'igitabo nyine cyawe cy'ubuzima bwawe cyangwa izina ry'icyo gitabo ryaba ryitwa gute? Ntabwo utekereza cyane. Briella's life. Briella's life. Ubuzima bwawe. None bijyanye n'imico. N'imico? Mico gute? Like the way nyine you behave. Cyaba cyitwa gute? Kill them with kindness. Kill them with kindness. So you are kind? Yeah, I'm kind. Okay, ntabwo nziza ariko nyine most people told me that I'm very kind. I'm kind. Okay, then tugira a part yo gufataho iminota ibiri and then you give some inspiration, some motivation ku bantu wenda bari kutureba cyane cyane urubyiruko abantu bari muri universities, muri secondaries, like preparing some minutes nyine advices turimo gusoza ku buryo bagira inama bakava hariya nyine bumvise ati umukobwa ari seriye ibyo nataka best ugiye kuba nyine mu motivate. Okay, but najye ikindi kintu nabwira abantu badukurikiye ni uko nyine n'icyo nakubwiraga kwikunda muri kino gihe abantu nyine baragenda bagafata ubuzima bwabo bakabushyira ku bandi bantu bakagira ibyiringiro byinshi bakiringira mu bantu kandi abantu barahinduka cyane abantu nyine uko umukuranye uko mukoze iki agenda ahinduka rero nyine ikintu nababwira love yourself mwikunde wumve ko uri umukobwa cyangwa umuhungu ukomeye mugire future mugire like ibintu mushaka kwachivinga mukore cyane nyine nimubabane like nitubabane cyane cyane twebwe this generation twumve ko nyine tugomba kwigira
nta wundi muntu tuzakora uzadufasha cyangwa uhari ngo azadusevinga ahubwo ni twebwe tuzisevinga abasevinga we are our own savior. Okay, then umuntu inama wagira umuntu wacitse intege wenda tuvuge urugero wenda yakoze and then ashaka achievement runaka and then biranze. Of course birashoboka ko abantu benshi bakunda kubonana hari nk'umuntu ushobora kwa-applyinga hama universities aka-applyinga hama jobs and then akabona unfortunately natwe byatubaye. Ni cyo kintu wenda cyagufashe ku bwawe cyangwa se n'undi wese cyamufasha gustayinga in that comfort? Rero nyine gufailinga ntabwo bivuze kuba ufailinze. Hari akantu kavuga ngo try and fail, don't fail to try. Yeah. Rero igihe cyose uzakora tuvuge nk'akazi uri gushaka ukabona nyine biranze ahubwo bizaba bigutera imbaraga zo kujya ku kandi, kuko nimba ugiye ku interview ya mbere ugatsindwa hari ibintu ugenda wize, ugenda wamenya ukuntu babaza ku buryo mu yindi interview ya kabiri uzagenda ukiga kuri bya bindi ukagenda ufite some skills and knowledge kuri icyo kintu. Rero uko uzajya failinga uzajya wumva ko ahubwo aribwo ugomba guhaguruka ugatekinga another step. Don't look forward, ahubwo go backward. Hari umukinnyi w'umuvi witwa Priyanka Chopra niwe wavuze ngo she doesn't read her books backward, ahubwo agenda forward. So we don't need to read our books backward tugenda imbere. You fail, you take another step. Oh, that's nice. Ndakeka abantu bose bari kure hano amurafashijwe n'ubwo and then hari umuntu w'icyitegererezo mu buzima bwawe wari uvuga ati uyu nguyu ngeze kuri level yiwe niyo nakwicara? Oya, mfite umuntu unyinsiparinga ariko ntabwo mvuze ngo ngeze kuri level yiwe niyo nakwicara kuko nawe ntabwo aracivinga byinshi ngo mvuge ngo byageze, ariko like she's a courageous woman. My aunt. Oh, your aunt. Yeah. Niwe ni umumama ubu. Rero ibintu yagiye akora navuga ati wow, this is nice. Nanjye nyine I can be like her. Ukuntu ameze, ibintu bimugenga iki, mba numva nyine nanjye like I want to be like her. Hari nka principle agira uvuga ati ngiyi nanjye ngomba kugira? Yo kutagivinga up. Like she's like this person who can't give up. Paka ibintu byose ashaka nyine abigezeho. So niyo afite like yari afite goals kandi zose nari nzizi mva byari bigoye ariko ikintu kiza no kuba yabigezeho. Nanjye niyo mpamvu navuze ati I have to shoot my shoot higher. Ni kwize kumbya shoot your shoot higher. Okay, muri Kigali uramutse utaba muri famille ni amafaranga angahe ashobora gutunga ku kwezi? Amafaranga ku kwezi? Mu kwezi ukavuga ati n'aba muri famille nimenyera ibintu byose. Inzu, okay, reka tuvanemo, okay, inzu, imyenda, ibiki byose ni nkangahe? Imyenda kandi nyifite. Ubwo ku kwezi? Ku kwezi? Shani magana atatu yagutunga neza? Yanunga nyine ariko natarizinga my face life mba mu buzima nyine buringaniye. Magana atatu yanunga. Okay, sinzi wenda nimba uri bugisubize, ujya consuming some alcohol? I don't drink. Ugira inshuti zi drinking? Yeah, some. Ugirana like some wigeze ugira wenda ujya mu rukundo ku bantu ba drinking? Nta nubwo wabijyamo? Ku muntu drinking? Ugira nyine wenda iyo part yo kuvuga ati ntabwo nakundana n'umuntu umeze gutya na gutya, drinkinga, smokinga? Namukunze. Noneho wabyakira gute noneho wisanze uri muri ya part yo kuvuga ngo ukundana n'umuntu mudahuje imico bimeze gutya na gutya, wabyakira gute? Nyine ikintu cya mbere iyo umuntu nyine ukunda yahindura inzira ze kuko nizeye nimba ari ikintu kikubangamira yagihindura. Rero atagihinduye nuko nyine ataba atagukunda. Rero nyine ubwo ngubwo nyine utabikoze you can find someone. Okay. The last question, uravuga umubare umwe kuva kuri 1 kugeza ku 9 usobanura ubuzima bwawe, hanyuma none uvuge na letter imwe kuva kuri A kugeza kuri Z isobanura ubuzima bwawe. Uravuga umubare umwe usobanura, kubera ko numara kuvuga urahita uvuga like some wise
some because of the Sunday. And then tubwire none leta imwe kuva kuri A kugeza kuri Z isobanura like nyine ufatwa uvuga ati niyo leta yayo leta imwe. Okay. Wibuke ko uvuge why? Okay. Umubare ni navuga kare 6 gatandatu. Kubera kuko nibwo navutse mu navutse tariki 6. So niwo mubare w'ibyo byose. Niwo mubare w'ibyo byose kuko niyo tariki niyo date celebrating cyane kenshi. And later, oh my god. What is ubusere tingenga ni iyihe? Munda leta J. Leta J. J like J. Okay, why? Because it's like Jesus. I'm saying Jesus is my everything. Buri kintu cyose uvuga Jesus. Yeah, like nyine niwe mba numva nshaka kwishyira mu buzima bwanjye cyane. Anyway, wakoze kwitabira. Thank you. All right, I see you. Bye.